Imana nyirimbabazi, Imana igira ubuntu, Imana igira urugwiro, Imana nyamana kandi Imana isumba byose, umugenga w'ubuzima bwacu. Ubuntu n'imbabazi n'impuhwe nyinshi biva kuri yo bibane namwe mwese. Imana ibagirire neza kandi Imana igihora ibambika imbaraga zo kubasha kunesha. Tugiye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7 wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Mugenga w'ubuzima bwacu, uhoraho wowe urinda ukarinda ubugingo, turagushimye. Icyubahiro ni cyawe, ntawe muzagisangira. Byo twagushimira ni byinshi, kuko wicara utugengera ubuzima koko. Duciye bugufi utweze udutunganye. Ijambo tugiye kumva, Mwuka wawe wera abashe kudusobanurira, kugira ngo turusheho kukwegera no gutsinda icyaha, maze tuzabashe kuzagera iwawe mu ijuru tunezerewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Uru ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Petero uyu yari intumwa ya Yesu Kristo, maze igihe kiragera biba ngombwa yuko avuga ashize manga, nk'uko yabihawe na Mwuka Wera. Mwuka Wera igihe yari amaze kumanukira intumwa ku munsi wa Pantekote, nibwo intumwa zahawe gushira amanga zivuga ibya Yesu Kristo, ziramwamamaza hirya no hino. Igihe cyarageze biba ngombwa kugira ngo Petero yandike urwandiko, maze avuga yeruye ati, iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, kugira ngo mubone uko mwagira umwete wo gusenga. Bishaka kuvuga yuko umuntu wese ukunda ibisindisha ntabona umwanya wo kwihererana n'Imana, ntabona umwanya wo gusenga, kuko muri we ibimuyobora n'undi mwuka wundi wa wundi ukomoka ku bisindisha, bigatuma atakaza umurimo mwiza muri we, ndetse no kuba yagirirwa icyizere cy'uko ari umuntu uyobora abandi mu isengesho, ntabe akigirirwa icyizere. Ariyo mpamvu Petero yavuze yuko umuntu wese ugomba kugira umwete, akabasha gusenga, akabasha kwirinda ibisindisha, uwo niwe mwana w'Imana nyakuri, ubasha gushyira ikintu cyose ku murongo, kuko abayoborwa na Mwuka Wera, atayoborwa n'ibisindisha. Igihe cyose bavuga ibisindisha, ni cya gihe umuntu aba akunda vino, ni cya gihe umuntu aba akunda ibyo kunywa bisembuye, ni cya gihe umuntu aba akunda ibyo kunywa biba bivuye mu mbuto z'imizabibu, bagashyiramo imisemburo. Aho niho Petero yashatse kuvuga cyane cyane ati birinde ibisindisha. Ariko hari n'ubundi buryo umuntu agomba kwirinda ibisindisha mu buryo bw'amagambo. Hari igihe ugomba gusindishwa na mugenzi wawe, bitewe n'uko yabashije kukubwira amagambo mabi, bigatuma ugira uburakari, bigatuma ugira amahane, bigatuma ugira inzika, bigatuma ugira ubundi buryo bundi butari bugusanzwemo bwo kubasha kuba wakora ikibi uba wagambiriye, bitewe n'uko mugenzi wawe yagutereje ubusinzi. Aho naho Petero yarahaganishije ati mwirinde ibisindisha. Ni ukubyirinda mu buryo bubiri: kubyirinda mu buryo bwo kunywa ibisembuye, no kwirinda kuvuga amagambo yo kwandarikana. Ibyo ni ibisindisha gusa. Kuvuga amagambo kandi utanyoye, gusinda wanyoye, abo bantu bombi ntaho babe bataniye. Ariko umusinzi mubi ni wa wundi uba wasize amagambo.
kuvuga ibisindisha ahanini twumva yuko ari bya bindi biba bisembuye. Inzoga, ikintu cyose unyoye gisembuye, icyo abenshi tukunda kuvuga yuko ari igisindisha. Ariko hari n'abasinzi mu buryo bw'amagambo, hari n'abasinzi mu buryo bagomba kuvuga amagambo aterekeranye, ugasanga yabashije guca ukubiri na bagenzi be bitewe n'uko muri we nta banga agira, muri we ni amagambo gusa, muri we ahora asinda amagambo, muri we atukana nk'uwasinze kandi atasinze, ahubwo ari kamere ye mbi ibasha kumujyana mu bitagira umumaro. Uwo rero nawe yasinze, Mwuka Wera ntabwo agomba kumugiramo, n'isengesho agomba kuba yasenga ntabwo agomba kurigiriramo umwete. Iherezo rya byose riri bugufi. Kuba iherezo rya byose riri bugufi, twakagombye kwirinda nk'uko Petero abitubwira. Twakagombye kwirinda kugira ngo iryo herezo ritazabasha kutuzira nabi. Twakagombye kwirinda tukabasha kwivangura mu bitagira umumaro, bya bindi dukunda kwivangamo, bityo tukagendera mu murongo mwiza nk'uko Petero atwifuriza. Icyo Petero atwifuriza ni ukugira ngo tugire umwete n'ubwenge, tubone uburyo bwo gusenga uburyo bwuzuye. Kuko hari igihe ugomba gusenga mu buryo butuzuye, kuko usenga uhuzagurikanya bitewe n'ubusinzi bw'amagambo cyangwa se ubusinzi bw'inzoga nyinshi. Aho niho tugomba kugira umwete wo gusenga, twirinda ibisindisha, twirinda icyadutandukanya n'Imana, twirinda icyabasha kuducamo ukubiri, twirinda kugira ishyari, twirinda kugira inzangano, twirinda kugira umushiha, kuko ibyo byose nibyo biranga abasinzi. Nta muntu muzima uyoborwa na Mwuka Wera nyuma yaho ngo aze kwivanga mu by'ubusinzi cyangwa se ngo yivange mu bitagira umumaro, bya bindi abana b'Imana banga urunuka, na Mwuka Wera akabasha kuba abyanga urunuka. Nta muntu muzima ukondororwa na Mwuka Wera kandi nawe akanikondorora ubwe akabasha guca bugufi, Mwuka Wera akabona akamugeramo agasabana nawe. Nyuma yaho ngo aze guca ukubiri na Mwuka Wera cyangwa se ngo ace ukubiri n'ibyo Uwiteka Imana amushakaho, ugasanga agiye mu bitagira umumaro ngo bize gushoboka. Umuntu muzima nugendera mu buryo bwo gukiranuka no kwera no gutunganira Imana, akanatunganira n'abantu ijambo ry'Imana rishaka kandi ijambo ry'Imana ryifuza. Umuntu wese wikondorora ubwe akamenya aho yavuye akagwa akabasha kwihana, uwo niwo mwana w'Imana nyakuri. Kandi ntabwo aba akiyoborwa n'ibisindisha byaba iby'amagambo nk'uko twabyumvise, zaba inzangano ndetse n'inzika, ahubwo Mwuka Wera niwe usabana nawe, Mwuka Wera amugeramo, Mwuka Wera akabasha kumwishimira, bityo agasobanukirwa iby'ibihe turimo. Iherezo rya byose riri bugufi. Tugire ubwenge maze tubone uko twagira umwete wo gusenga, kubwo kwirinda ibisindisha, twegera Imana nayo ibashe kuba yatwegera, maze tugirane urukundo, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Bivuga yuko Yesu Kristo ubwe yabashije kutwitangira kubw'urukundo rwe, maze yishyiraho ibyaha byacu, ariyemeza, araza abambwa mu kigwi cyacu kubw'urukundo rwe. Natwe nitugirirana urukundo tukabasha kumenya yuko iherezo rya byose riri bugufi, tukirinda uko bikwiriye, tukagirirana impuhwe, bityo Uwiteka Imana azasabana natwe. Nuko noneho rero ikiruta byose dukundane urukundo, ikiruta byose tugirirane imbabazi, ikiruta byose tugirirane imbabazi. Abana b'Imana ni babandi bashyira hamwe bakabasha kuganira, uwacumuye agasaba imbabazi, abandi bakabasha kumubabarira,
abo nibo bana b'Imana bari mu rugendo, ni ba bandi baba bafite uburyo bwo kwegera Imana nk'abana bakundwa, maze bakagira umwete bakabasha gusenga, kuko baba bari kubona yuko ibihe biri kwihuta kandi bikaza ari bibi. Ibyo byose bitwereka yuko umunsi w'urubanza uri muri kwegera. Ibyo byose bitwereka yuko umunsi wa nyuma uri muri kutwegera. Ibyo byose bitwereka yuko umunsi ukomeye w'Uwiteka yuko uri hafi. Zefaniya yabyivugiye ubwo ati, reba umunsi w'Uwiteka uri hafi kandi uziye amahanga yose. Uko twagenje niko tuzagenzwa. Bityo rero tugomba kwikontorora muri twe kugira ngo Mwuka Wera yinjire muri twe, agumane natwe, maze dukore ibyo Mwuka Wera koko ashaka. Nibo bana b'Imana nyakuri bo kwirinda no kuganduka no kunesha icyaha no kunesha kamere mbi z'ibyaha. Petero rero yabashe kubivuga koko ati, ikiruta byose mukundane urukundo, mucumbikirane, musabane, mwegere Imana, mujye muganira iby'Imana, mube maso, musenge, murindire. Ni inyigisho nziza, ni inyigisho irimo kuburira buri wese, wa wundi uteshuka vuba, wa wundi usinda amagambo, uta icyerekezo, wa wundi utamenya, ni wa wundi utazi kwivanamo icyamwinjiyemo, cya kindi cy'umusemburo ugomba gutuma imbaga nyamwinshi isenyuka. Kubwo kwihana no kubabarirwa, ibyo nibyo bya mbere bigomba gutuma dusabana n'Imana. Kubwo kwihana no kubabarirwa, ibyo nibyo bya mbere bigomba gutuma dusabana na bagenzi bacu. Burya rero iyo wihanye kandi ukababarirwa, bituma usabana na bagenzi bawe, ugasabana n'Imana, kuko nta rwikwekwe rundi ruba rukiri kuri wowe, bitewe n'uko warangije kwimenya ukikontorora, ukivana mu bitagira umumaro, ukita ku iherezo ryawe ry'umunsi w'ejo utazi uko bizagenda. Tugira ubwenge rero. Umuntu w'umunyabwenge numenya ibihe. Umuntu w'umunyabwenge nureba kure. Umuntu w'umunyabwenge nuca bugufi. Umuntu w'umunyabwenge nugendana gushishoza. Umuntu w'umunyabwenge ni wa wundi udapfa kwihura mu bitagira umumaro, abanza yashishoza akareba. Tugendane ingeso nziza, tugendane ubwenge, tugendane gushishoza, turebe kure kugira ngo tutazagwa gitumo. Uwiteka rero turi hafi. Uwiteka ni umunyembaraga. Uwiteka ni umunyebambe. Uwiteka aradushaka. Uwiteka ashaka yuko twakiranuka n'Imana kandi tukakiranuka na bagenzi bacu. Imana ibagirire neza kandi Imana ibagirire ibambe. Imana ibahereza imbaraga. Imana ibahereza ubuzima. Mukimana kumvira ijambo ry'Imana, ese nuwihe mugambo ufashe? Ndagusaba kugira ngo wegere Imana nayo ikwegere. Ndagusaba kugira ngo urwanye Satani nayo ibashe kuguhunga. Kubikora kose nuko wakwanga icyaha n'igisa n'ikibi cyose, ukagira umwete, ukegera Uwiteka Imana uciye bugufi, bigatuma buri wese noneho akwibonamo, akakubonamo ubunyangamugayo. Nicyo nkwifuriza, nicyo nifuriza uwo ari wo wese, nanjye niyifuriza. Twese nicyo twifurizanya, kugira ngo tubashe kugendera mu bumwe no mu rukundo, dutunganira Imana ndetse n'ubuyobozi. Imana izasabana natwe. Ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Umuntu wese ukunda mugenzi we ni wa wundi ugendera mu butungane. Umuntu wese ugendera mu rukundo, umuntu wese ugendera mu rukundo ni wa wundi ushyitsa itegeko ry'Imana, ni wa wundi ushyitsa itegeko rya Kristo.
uwo nani wa wundi ugenzura ibihe byo turimo, akavuga ati nyamara rero ngomba kwigenzura, ngagendera mu rukundo, ngakora neza, ngagenda nk'uko Imana ibishaka, bityo nkarushaho kwegera Imana nk'umwana ukundwa. Icyo nicyo cya mbere. Burya ukimara kumva aya magambo rero wafata uwo mwanzuro kugira ngo Imana irusheho gusabana nawe, kugira ngo Imana irusheho kugendana nawe, Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Kwisubiraho rero nibyo bya mbere, kandi no gukomera mu byo Uwiteka Imana ashaka nabyo bikiyongeraho. Dusenga Imana.